Yambi ku bantu bose bakoze subscribe. Ebana nari mbakumbuye, hari haciye igihe kinini ntabavugisha. Ni ukuri nararwaye, nari mfite akazi kenshi n'amagahunda menshi. Mumbabarire mbanje kubiseguraho, mwanyohereje amakomanteri menshi. Iyi video niyo ngiye gukoreraho amakomanteri yose, ngiye kuyasubiza. Mumbabarire nari maze iminsi ndwaye cyane, ariko ubu ntangiye koroherwa. Nari maze iminsi ntanakora, nafashe konje kuko nararwaye bihagije, ariko muranyihanganira vraiment munyumve. Ntago nari kubasha gukora video, mfite izindi gahunda nabwo ngomba kujyamo, n'imiti ngomba gufata nayo itaranguye neza. So mumbabarire mbanje kubiseguraho. Iyi video ni iyo gusubiza amakomanteri yose. Ebana nicaye hasi ndayandika, ubu ngiye kuyasubiza. Abari bashyashya, nitwa Christine Nyirahabimana, nkaba ndi umunyarwandakazi, ndi hano muri Canada. Ubwo rero umuntu wa mbere ngiye gusubiza ni umuntu wambajije niba umuntu ashobora kubona akazi atarize. Iyo utize hano, iyo ugiye muri interview barabanza bakakubaza amashuri wize. Sinzi aho rero ikintu umuntu ashobora gusubiza. Muranyihanganira, haba hakonje, ubwo nyine ni uko byagenze. Kandi nimwumva hari indi sound cyangwa ibindi mwumva inyuma ya kamera, tangira ubukonje, ako ni akuma gashyushya mu nzu. Ubwo rero mwihangane nimwumva harimo urusaku, dukomeze karagaciyemo. Icyo navugaga ni uko utarize, iyo ugiye muri interview bakubaza amashuri wize. Sinzi rero utarize icyo wasubiza. Aho munyihanganire, ntabwo namenya uko ngusubiza. Umuntu nshaka gusubiza ni umuntu wanyohereje message avuga ngo tujye twumva ububabare abakozi bo mu rugo bagira. Niba hari umuntu wakubabaje kabisa, ntago ari jyewe. Iriya message yambabaje kandi vraiment je m'excuse, ntuzongera kunsubiza bigeze hariya, kuko ntago abantu bose ariko bafata abakozi bo mu rugo. Umbabarire kabisa, iriya message yambabaje. Niba hari uwakubabaje, ntago ari Christine wakubabaje. Yego ndabizi hari abantu bafata abakozi nabi, ariko mu bantu bafashe abakozi nabi nta n'umukozi nigeze ngera mu Rwanda. So sinzi impamvu wambwira kuri. Dukomeze. Uje uri umwinfirmiyeri, niba uturutse mu Rwanda, diplome yo mu Rwanda ntago yemewe hano muri Canada. Usubira ku ntebe y'ishuri ukiga, ugakora ikizami kikwemerera kuba umwinfirmiyeri. Nakugira inama yo kuza uje uri umunyeshuri, ukiga, ugakora akandi kazi, noneho warangiza ishuri ryawe ugahita ubona uko usaba akazi k'ubwinfirmiyeri. Niyo waba ufite ubumenyi, ariko utafite ubumenyi bwa Canada biragoye. Ibyiza nakugira inama ko waza uri umunyeshuri ukabasha kwiga unakora. Ibyo biremewe, ariko ntabwo wakora ubwinfirmiyeri. Ushobora gukora kandi kazi ako ariko kose, ariko ntabwo wava tuvuge mu Rwanda ngo uze gukora hano uri umwinfirmiyeri. Ntabwo bishoboka, hari ikizami ugomba gukora. Ibyiza nakugira inama ni uko wasubira ku ishuri ukiga ubwinfirmiyeri, kugira ngo wige amatekinike y'inaha, kuko amatekinike y'inaha atandukanye n'ayo mu Rwanda. Ubwo rero uwo muntu niwe nashaka gusubiza. Ubu ndimo ndashaka information, hari abantu bambaje bagera inaha gute. Ndimo ndashakira information z'abantu baza ari abanyeshuri. Hari ibigo byinshi maze kujyaho gushaka website zaho. Ndimo ndacyashaka information zihagije, nimara kuzishyikira zose nzakora video yazo, noneho
mbashe kubaha informasiyo nizeye, ntabwo nabaha informasiyo nanjye ntazi, nibyo bintu maze nabwo nirukamo. Uko mba ndimo ndashaka uyu muhungu wanjye ajya ku ishuri, septambere nawe ni ukundi kwezi kugoye kuri jye, kuko umuhungu wanjye aba agira asubire ku ishuri, hari amaforomere mba ngomba kuzuza, amanama y'abarimu, ibintu byinshi cyane, nkahita njya no ku rindi shuri gushaka informasiyo z'ukuntu abantu baza hano kwiga ari abetranje. Ubwo rero munyihangane, ni ibintu byinshi mba nshyira hamwe, umuhungu wanjye, amashuri ye, akazi kanjye, ubuzima bwanjye, ni ibintu byinshi mbega, muranyihangane mbanje kubiseguraho. Umuntu wabajije hagati ya Canada na Etazini ni hehe heza, muranyihanganira kandi ntabwo navuga ubuzima bwa Etazini kuko sinigeze mpaba, njye mvuga ubuzima mbayemo, experience yabo. Ntabwo najya kuvuga Etazini ntarayibayemo, yego mfite inshuti nyinshi cyane, ariko ntabwo navuga ibyo umuntu yambwiye ngo njye kubibwira undi, ibyo njye mbyita ubujajwa muri make, kuko mvuga ubuzima mbayemo, mvuga uko igihugu ndimo, nzi uko kimeze, nzi uko cyitwaye, nzi amateka yacyo, ndibaza muri bwumva uko bigenze. Ikindi mwihangane nimbona ndimo ndareba hasi, ni note nafashe kugira ngo ntagire uwo nsimbuka ugasanga murandakariye, ni note nasubizaga. Ubwo nindangiriza abanyeshuri nzahita nshaka informasiyo z'abakozi. Yego mfite website yaho, ariko ntago nayitanga ntaramenya bigenda bite, kuko harimo abantu benshi bibiwemo, batanze amafaranga abantu bababeshye ngo bazabafasha kuza muri Canada. Ntago nabaha iyo informasiyo ntazi neza ni hehe umuntu anyura, bigenda bite, unyura hehe, hasaba iki. Ntago naguha informasiyo ngo umuntu azajye kukwiba amafaranga yawe cyangwa se amadolari yawe. Vrema munyihanganire, njye mbanza gushaka informasiyo zuzuye ngatanga ibyuzuye. Ntago nshaka ko umuntu azanyitwaraho ngo naramwibye, ngo naramubeshye. No, ndafata umwanya wanjye nshaka informasiyo zuzuye, noneho nzazibahe mvuga nti ibi nibyo nizeye, nabishakiye umwanya, nabifatiye igihe, noneho nkabaha ibintu byuzuye neza. Abambwira ngo nzabazane mu nkorere, kabisa iyaba nabishoboraga nabikora, ariko je m'excuse vraiment, niba mubivuze ari serious, niba mubivuze ari blague, je m'excuse vraiment. Nzashaka uko mwagera inaha, ariko ntago navuga ngo nzane umuntu aza nkorere muri Canada. Je m'excuse vraiment, simbizi ko nabishobora, simbizi, aho mwarangoye, ariko nzakora ibishoboka byose, nzabisengera Imana inshoboze, nzana abantu benshi, apana kubera ingufu zanjye. Imana nibinshoboza vraiment, niwo mugambi mfite. Nibitanashoboka muri uyu mwaka, umwaka utaha, informasiyo zose nzajya mbona z'uburyo mwagera inaha, vraiment nzajya nzibaha, ariko arizo nzi nizeye neza, nakoreye ubushakashatsi, apana ibyo abantu bambwiye cyangwa se ibintu nk'ibyo. Genda nkajya ku kigo nkabaza informasiyo, bisaba bite, bigenda bite, niho ntanga informasiyo nzi n'iki kigo nicyo cyambwiye gutya, cyangwa se iyi kampani niyo yambwiye gutya. Ntabwo nakubwira ngo kanaka yambwiye gutya na gutya, yenda nawe n'uwundi muntu wabimubwiye. Ndibaza mwumva icyo nshatse kuvuga. Sawa rero, ni ukuri nongeye kubiseguraho, hari haciye igihe kinini ntabavugisha, munyihanganire, ariko Imana ninshoboza nzajya nohereza videwo imwe petetre
nko mu cyumweru cyangwa ebyiri mu cyumweru, kuko amagahunda nari mfite atangiye kugabanuka, nanjye ntangiye koroherwa, nshobora gusubira ku kazi vuba kuko nari narafashe konji y'igihe kinini. Ubwo urumva rero munyihanganire, navuze nti uyu munsi ngomba kwicara hasi nkasubiza amakomantere yose, hatazagira uvuga ko nirata. Munyihanganire, nararwaye cyane, nari mfite amagahunda menshi nk'uko natangiye mbivuga, ntabwo naza ngo mvuge ibyo ntazi. Murabona ko n'ubu mu maso harahindutse, narananutse, murabona ko na giripe nyine nabyo biba byajemo. Je m'excuse vraiment, kandi ndabakunda mwese, ntihagire wumva ko nkunda umwe nkanga undi. Reka tubanze abanyeshuri, nitubarangiza nzashakira n'abakozi nabo uko bagera inaha. Ubwo rero abantu batize munyihanganire, sinzi ukuntu nshobora kubasubiza aho ngaho, nabwo nzashaka information nimba ishobora. Byose ni etape par etape. Munyihanganire vraiment, sinzi ukundi nabivuga. Mumbabarire, mbanje kubiseguraho, ndabakunda mwese. Iyo haciye igihe ntabavugisha birambabaza, ariko nta yindi showa nyine abantu bansabye WhatsApp kabisa. Mumbabarire, nongeye kubiseguraho kabisa. Ntabwo natanga WhatsApp narabibabwiye kenshi mu mavideo menshi. Hari ibintu byinshi mfite kuri WhatsApp ntararangiza, ntabwo nabivanga na YouTube, byaba too much, byaba byinshi cyane. Ubwo ikindi nashaka kuvuga kandi ntaribagirwa, nzabashakira aho ntuye ni mu Cyongereza. Aho mbashakira ni abantu bashobora kwideburuya mu Cyongereza. Ubwo abavuga France nabashakira muri France, ariko jyewe aho ndi ni mu Cyongereza, kumvuga Icyongereza. N'igifaransa ndacyumva, ariko ngusubiza Icyongereza kuko nicyo cyiza cyihuse. Mubona ko n'amavideo yanjye menshi mba ndimo mvanga n'Icyongereza. Icyongereza nicyo cyihuta kuko nicyo mvuga kenshi cyane. So mumbabarire, nongeye kubiseguraho. Ndabakunda, ariko Imana ibakunda kundusha. Mukomeze mubisengere, Imana nibishoboza muzaza, nta kundi nabigenza. Ndabakunda, mbishoboye mwese nabazana, ariko nta bushobozi mfite. Uko Imana izajya inshoboza, uko nzajya mbona information, nzajya mboherereza video. Ubwo naho muri video itaha tuzasubira. Bye for now.